yarivye ngiye navuze ku nimbuze ku utaratangira reka kuburana wa twavugiye rimwe jewe twavugiye rimwe reka kuburana nagutsinze mu mazi dore kugira ngo rifarabo ugiye kumazi ari wowe uriye ku oya ni nk'umuntu barazi igikombe atari ariko ya kipe ni ye baye baragiye ngo izitwara igikombe urabizi zamure ka farime ka ikintu cy'uzakiganiraho man. Shalom ubwoko bw'Imana twagarutse murabizi ko twabwiye ngo ikiganiro kiri buze gukurikiraho ni umuriro sinabagora ko bakongera kwivuga uyitwa Krife uyitwa Mugunga turasengera mu itorero rya Karuvare reka nsabe mwene data Mugunga asaba Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Turagushimiye ko Imana yabanye natwe kandi ikomeza kubana natwe twetse banga zose turimo turi gukora twingiza ngo ibyo turimo dushobozwe nawe kandi bigire abo bifasha nabo bihembura nabo bivana muri ubuzima bwa hano ku isi kabayobora muri inzira yo gukiranuka kandi komeza bigaragaza nk'Imana muri byose tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu amen. Amen. Hanyuma rero mbere yuko dutangira game challenge yacu reka tubanze turamye ariko iyi ndirimbo irayoborwa n'umuntu utari kuri kamera muze kutubwira ngo muri comment ngo ninde hanyuma hari microphone yindi iri ku ruhande hano bayidusingirize behind camera araturirimbira indirimbo ivuga ngo namenye ko utari hanyuma muraza kutubwira ngo ninde muri comment tufatikanye turirimbana nawe zamura volume ya ibwo buzima bw'iteka namenye ko utari na buzima nahabona nsanga kuba muri wowe nibwo buzima namenye ko utari na buzima nabona nsanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka namenye ko utari na buzima nabona nsanga kuba muri wowe ubuzima bw'iteka namenye ko utari na buzima nsanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka nimuze tumusange umwami w'amahoro yemeye kudukiza imibabaro yacu yose namenye ko utari na buzima nsanga kuba muri wowe ubwo buzima namenye ko utari na buzima nsanga kuba muri wowe nibwo buzima namenye ko utari na buzima nahabona nsanga kuba muri wowe nibwo buzima bwite nimuze tumusange umwami w'amahoro yemeye kudukiza imibabaro yacu yose. Noneho kubera ko utari kuri kamera ririmba indi ndirimbo kurimo nk'amasegonda nka 30 cyangwa umunota wenyine kandi uririmbe nk'uri mu gitaramo ushike Nyagasani ukiza ni wowe murengezi kandi ushoboye byose umuzima busha gicaniro gihore chaka ndagu
ndagusabye unyuzuze ndagusaba oh ndagusaba unyuzuze ndagusaba ndagusaba unyuzuze ndagusaba ndagusaba unyuzuze ndagusaba ndagusaba unyuzuze ndagusaba mwami w'abami ndagusaba unyuzuze. Mani wereza umugisha barakuvuga muri comment. Twagiye muri tayari ni ukuvuga ngo game yacu kundi imeze. Ndashimira umumama witwa Munezero ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarambwiye ngo akunda ino challenge ariko noneho ngo arashaka ko tugira akantu duhinduramo. Noneho murabona ko hano twaguze ikinyobwa kidasembuye kuko turaha Kristo, ariko abana babanje kukingo bataze kugira ngo no ni ukuvuga ngo uzajya utsinda. Yaradushigikiye uwo mumama, Imana imuhereza umugisha. Yaravuze ngo tuza duteka ngo nk'akanyama, ngutsinze atore ku nyama, ngutsinzwa nk'amazi. Ariko uwo mugore ni umusita, ntabwo ari umusita wa umugisha kabisa. No arangije aravuga ngo mu biganiro bizakurikiraho ngo tuzakoresha inyama ngo n'amazi, uwatsinzwe anywa amazi, uwatsinze ajya inyama. Noneho kubera kuko byantunguye ntabwo naguze inyama, ariko ndabivuze kuko yabinsabye nabaye nguze nyine ka fanta kugira ngo utsinda aranywa fanta. Kandi kubera ko abantu barekaranye ngo amazi aba ari menshi, nzazangeza ni igice n'iyo fanta ni igice. Uzoza utsindwa ni igice cy'amazi, utsinze ni igice cya fanta. Amazi yose ndi buyanywe n'ubundi amazi gakirife. Indirimbo ya mbere kora kuri clavier wa nzajya mvuga ijambo mwega muhita mutangura ngo indirimbo. Subiramo ikibazo. Ni ukuvuga ngo nzajya mvuga ijambo rimwe, mwege muhite muririmba indirimbo irimo iryo jambo. Amasegonda ni 10. Muri tayari wa mugo? Muri tayari? Mikrofone zanyu ziraregeye neza. Over confidence kabisa. Ziracanye neza manze muzire. Mikrofone yawe iracanye wa? Kuranyo biracanye. Ndagutsinze ariko iracanye. Ko mbona amabuye yagiye gushira. Dutize kuri yo wa. Taza kwitwaza ngo ntibizakunze. Ijambo rya mbere munsi y'umusaraba umukiza Yesu. Oya twavuge rimwe wa abantu ntubeshe vugisha ukuri. Abantu twavuge rimwe rimwe cyane. Umva babwire jewe twavuge jewe reka ncurubanza ni jewe guca urubanza. Yego wewe waririmbye kuri octave hejuru, iwe waririmbye kuri hasi. Oya yabanje atekereza. Oya urandeba ko ndi gutekereza nese urebye mu bitekerezo byanje. Natinye Imana yanga Satani. Tuvuge jewe sindi umuririmbyi, ndirimbiye hasi ku ijwi ryanje. Cliff aririmbira hejuru kubera ko asanzwe ari umuririmbyi. Ese Cliff ingwara kuducurangira. None se Cliff hari ijambo wigeze uje imbere yanje, niba wantangiye imbere hari ijambo wagiye imbere yanje munsi ukiri muri abango. Oya hari ijambo cyangwa wavuze mu ahita avuga nsi, ahita gufatira kuri nsi. Ubwo wavuze gutyo ntacyo dutangiriye rimwe, ariko ngeze ko nari gutanga. Okay twagiye kandi none karorosha. Messi ukura ibyaha by'abari mwisi cyangwa mwangope. Yangope nawe wangope. Oya sinigeze ndeba muri telefone yawe. Sawa twigire imbere tutamureba. Niko ko hari mani koraba akamugo uziko mbonye ko uzwaya amakugendera wa iyo ndirimbo ariko ni yahe ni abandi ni indirimbo y'igitaramo, indirimbo y'igitaramo ni ya robot.
Kirife ni umuririmbyi bavuze ngo ntibamenye ntuvuge ni koko ahandi aransinze. twagiye kimwe cya Cliff ese ko wowe utangira ko no mu kiganiro cy'ubushize wari gutangira ugatsinda wagera imbere bakaguca oya gica tayari. ese ko mutari ku birasaba ngo yo nywa amazi nywa ji uziko naribagiwe kera tujya mu mazi. ni wowe Rekera wa watsinze gaho niko ko hari imana gusa Kirife tayari. nywa amazi wa ko n'ubundi ndakomeza Mario G. yimare kuko ndamuhiye Mario G. cyangwa ihore Twese iyo binyobwa wa. wowe w'amazi we yemerewe kuyamara uwaje we areke ko jino twagiye niwe niwe Rutare. kwirira amashimwe niwe wabiko Iyo nari mvuze ariko naje ntibaho niwe rutare ni yahe nta rutare n'amazi amazi yamare amazi yo nukuyamara aka amazi ni soko y'ubuzima amazi ni mu buzima bw'umuntu. amazi ni mfite soko umuntu ngiye kubuza n'umuntu hano uzi indirimbo Kirife ni umuririmbyi mu muhuza n'undi muririmbyi. turaziririmba sawa Kirife ni umuririmbyi mu muhuza. Twagiye, si bibiri ku busa? Ku ijambo ganje ni umuvuga butumwa namutsinze. oya watsinze zo nabanje gutsinda Ariko oya twagiye muri tayari ishimwe ryanjye siryo ryuzuza ishimwe ryawe. Njega sindi umuririmbyi. sawa icyo ngicyo turacaniye ni bibiri ku busa twagiye shimwa Mana himbazwa, shimwa nawe wamutanze kimwe ubusa. oya mwahujije warinje indirimbo yindi nawarimbiye yumvisha mvuze ndaceceka kandi ibo Iyibaho se? shimwa himbaza nacecetse agira ngo ndayibuze niko iririmba ko mpambona mwakaniye sinza ceceka kuvuga imirimo y'agaciro mwami Yesu amen uratsinze nayo yararirimbye umukozi w'Imana namunye okay twagiye buracari oya buracari bibiri ku busa aragutanze arananzeho nabyemeye ngiye urumva ko ngiye njya nemera ko umuntu yatsinze ahubwo mubona ntabwo ari kwemera ko yatsinze nyawa kurumva amazi ni ubuzima. Ndaruhutse. Amazi ni ukuyamara yamare ubundi twaza gatucuzuza amazi ni ubuzima. paka ino jaga ishize ayiwe twagiye imigisha yose utanga namutanze ibaho reka nyumve neza ndayo ukura yiyuve ugiye guhimba oya yagutanze gemera none oya imigisha yose utanga si ibaho nuko ntari kuyibuka neza ariko ibaho amazi urawibuka neza imigisha yose utanga iyo ndirimbo ibaho wa sawa nywa amazi ashire yashize oya ntarashire nywa amazi
ibyo yakoze biradutanga imigisha muririmbza mu ndirimbo hagati oya ni gutangirana n'iryo jambo ni ugutangirana n'iryo jambo imigisha Imana iguha ereroze biradutangaza imigisha Imana iduha iyo yakoze biradutangaza bariyo migisha nona Imana yakugabiye imigisha Imana iguha iyo yakoze biradutangaza twagiye ntaba ari twebwe mwami bunywa amazi zo turirimba rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe oya urananiwe nza n'undi amazi yabaye menshi mu nda ariko mujye mureka ngo icyo ashoboye kugira ngo wenda oya kuko nanjye ndi kunywa gake nshoboye kuko nanjye ndi kunywa gake nta kibazo ntibarekaranye twagiye ngiye kubabwira indirimbo murayizi ariko ni ururimi rutari urunyarwanda aho noneho uri tayari kulu kuluma mwahuje yariyuje njye navuze ngo mbuze ku utaratangira reka kuburana wa twavugiye rimwe jewe twavugiye rimwe reka kuburana nagutsinze mu mazi dore kugira ngo rifaraho ugiye kumaza ari wowe oya ni nk'umuntu baretse igikombe atari arya ya kipe niye baye baragiye ngo izitwara igikombe urabizi uri ufashe igikombe kitari icawe igikombe kindengana Grife karavugira hejuru je naririmbira hasi kubera ari umuririmbyi none se nyine ndiko kugira ngo ngutsinde nyine hakuna Mungu kama wewe yawe no ko murama murapa baba indi boye nako wari wayimenye nagutsinda mugo abantu ariko bari kubona ko mugunga inandirimbo ari gupfa kugone bibaye bine kuri kimwe kuri bibiri wa se mugwari ikintu ni kimwe batsinze uretse ayindi yandimbo nta ya Dairo twagiye uzana indirimbo za kera izubu nyine Cliff arasize uzana za kera za ruguru Cliff ntiyabaye ruguru ho wawe unsinze cyane amavuta nashire umuriro nduzime inote James na Daniel noneho nzajya mvuga indirimbo mwe mutanguranwe kumbwira nyirayo
sibyo dutanga kwivuga nyine hari igihe ziba zitiranwa baba bafite indirimbo zitiranwa nuyivuga tukayisacinga tugasanga ari ni sawa bibaye 5 kuri kimwe yanyomoje Bosco Nshuti nagutanze oya twese tugize amazina nagutanze twagiye Mesiya Ben na Chance ararume ajya si Ben na Chance ararume Messi ariko Ben niwe wayiteye Pastor niwe wayiteye yararume nywa amazi kandi Pastor yarayiteye yarayiteye ariko si yabyo ariko nawe yararimo amazi ariko hano murandenganyije nywa amazi subira umwe keretse nk'iyo mvuga undi muntu utarayiteye curura wa aha iriba Vestina na Dorcas Vestina rinaniye kuri tobora ariko rero naritangije yurito namutsinze rinaniye kuri tobora wa ariko kerana nari icyo ni icyanjye twagiye nimumbwire indirimbo ivuga ngo ni bande bahimbye Gorogota inigome Rehoboth ntuza alarm irayifite oya ndi kuvuga ngiye baza kuvuga babiri saba yagutanze wowe kuravuga ngo ntuza gute kwanza uvuze ngo sava yahimbye Gorogota afite indirimbo yitwa Gorogota searching oya searching genzi ko afite indirimbo ngo narababari nta kibazo yagutanze Gorogota alarme uvuga ni Gorigota kumusara alala kunanje hari ya saba yes reka avuza alarme naje mvugundi yisaci ntayiba ni kimwe ese urashaka gucuranga kwa urimira kuri gamu ushaka twagiye turi hafi gusoza bibaye 6 aki kitwa kubera ko naje navuze nayo ndi yateye Gorigota Gorigota ni menshi awe safa ngafite indirimbo yitwa Gorigota cyane noneho twagiye hari ingabo Sebedaye family ngukozeho ngiye kukuvuga umukozeho wowe gusa genda namufite ngiye mvuze famille yabo mbese waruvuze naringe kukuvuga neza 8 oya nta 8 ni 7 ariko nagutsinda ahubwo bishobora kuba bageze kiraca Gorogota twagiye Grife no muririmbyi amazi ngo yabaye menshi niyo mpamvu Grife no muririmbyi reka mva mugongo rwitwaza ari kuvuga ariko ibyo ntaho bihuriye reka mbe nshyiramo ko Grife ariko no muririmbyi twagiye nta yindi mana ni ya Kristo nta yindi mana ni ya Kristo ariko hari niya Karugaro nta yindi mana ariko wowe nukuvuze ngo nta yindi mana nimise numva Kristo kubera ko ukunda kuyitera kera nari ngutekereje nawe kandi 8 kuri kimwe nta yindi mana ziringira namba yindi nzashira nzira zanjye imirimo ye nagijibarika nigirondoreka irenze ubwenge nta yindi mana ziringira namba yindi nzashira nzira zanjye imirimo ye nagijibarika nigirondoreka irenze ubwenge yo mana twagiye mana ishimwe mumbwire indirimbo ivuga ngo aracyakizaniye abandi
Alarume Ministries. Yewe. ikibazo cyo kutaburiza None ngewe na ugomba Ministries. kuja mu ikorari Nibaze ko imbizi iryo jambo ataratekereza na Alarume. ugomba kwirirwa Ministries. twagiye Yezo Hasigaye senzi bama zose ndazikunda. hasigaye kimwe ariko n'ubundi kera bagutsinze kera bansinze kandi numara gutsindwa neza uranywa igikombe cuzuye mazi ni ubuzima aha twagiye mbabwire Siyoni True Promises. Nkoreraho. Siyoni yatewe na Siyoni narareba nubwo ari kure ziko nzagerayo kuko ndi kumwe na Yesu. Ni wowe gusa nezeyo gukira, ni wowe gusa niringiye bana nanjye mibaraga nzoshika amahoro. Indirimbo yangize ububasha mu myaka yatambutse ndi mu ishuri ahantu ndi mu rugendo ndasiganirwa kugera iwacu yo Siyoni sinorimba ngaho Mungu wayiteye hano mu master yarananiye kwiga ariko Imana imumugisha zikozagererayo kuko ndi kumwe nawe Yesu, kuko ndi kumwe nawe, kuko ndi kumwe nawe, kuko ndi kumwe nawe Yesu, kuko ndi kumwe nawe. Ni wowe gusa, ni wowe gusa nezeyo gukira, ni wowe gusa niringiye bana nanjye mibaraho nzoshika amahoro kuko ndi kumwe nawe, kuko ndi kumwe nawe, kuko ndi kumwe na Yesu, ndi kumwe na Yesu. Fata ukuboko ungendeshe ujya ntugeze muyo ubuturo bw'ukuri, ubuturo bw'iteka, ubuturo bw'ukuri, ubuturo bw'iteka. Ndi mu rugendo ndasiganirwa kugera iwacu, nubwo ari kure nziko ndagerayo kuko ndi kumwe na Yesu. Nibyo aza tugeza mu ijuru, aza tugeza mu ijuru, aza tugeza mu ijuru, aza tugeza mu ijuru. Haleluya. kiri ayo majwi uya mixing kugira ngo abantu bategere ibintu bisa neza. Uyu mugabo ni umuproducer
mureke tumugane tumuhereze amaproje dukorere imikunga dukorere indirimbo kandi dutarame dutarame